Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo ashimwe. Nshuti mwene data, mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques kurarikira kugira ngo ube hafi dusangire ijambo ry'Imana. Imana ikugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 tugeze ku murongo wa 29. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ndetse ntase n'abanditsi babo. Imana ihabwa icyubahiro. Nifuje ko tuganira ku kubaka ku rutare nk'uko Kristo yabitanze muri uru rugero rusa n'umugani. Mu bantu yigishaga babwira inyubako ebyiri abantu bubatse. Umwe ngo aracukura yubaka fondasiyo ye ku rutare, undi yubaka ku musenyi, kandi bose inzu zaruzuye, ariko itandukaniro ryazo riba imyubakire cyangwa se biba aho bubatse. Kandi icyo yari arimo abigisha ni agakiza. Aka gakiza twakiriye, aka gakiza turimo, aka gakiza uhamagarirwa kwakira n'inyubako, niko Yesu yakagereranije. Kandi muko kubaka iyo nyubako umuntu wese afite umudendezo. Umuntu ashobora kubaka bikuzura mu munsi umwe, akubaka uko abonye, akubaka uko abyumva. Hari n'undi rero uza akitonda, agacukura, akubaka inyubako ye ku rutare. Kandi ari nacyo nawe nkwifuriza. Ikindi dukwiye kumenya muri iyi nyubako y'agakiza ni uko inyubako ifite urufatiro rudahinduka, ari rwo Yesu Kristo. Nicyo Pawulo yandikiye Abakorinto mu bice 3 umurongo wa 11 kugera ku wa 15. Arahabwira ngo kuko nta rundi rufatiro ubasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ngo ariko umuntu yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro. Kuri urwo rufatiro hari abubaka izahabu, hari abubaka ifeza, cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi, cyangwa ibiti, cyangwa ibyatsi, cyangwa ibikenyeri. Ngo umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Bivuga ngo rero uje ukubaka ibyatsi kuri urwo rufatiro, ntawe uzakubuza, ariko igihombo kizaba icyawe. Nuza ukubaka ibikenyeri ntawe uzakubuza, ariko uzagira igihombo. Nuza ukubaka ibiti ntawe uzakubuza, ariko uzahomba. Icyiza rero ni uko umuntu abitekerezaho, akemera kumvira ijwi ry'umwuka, akubaka neza, kandi akubaka yitonze, areba ko yubatse kuri urwo rufatiro rwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Uyu munyabwenge ngo yaraje aracukura mpaka ageze ku rufatiro. Ntabwo rero ukwiye kubaka ku bantu, ngo wubake ku bintu, ngo wubake aho ubonye, ahubwo komeza ucukure neza ugere ku rufatiro, ari rwo Yesu Kristo. Ikindi dukwiye kumenya kiri muri uyu mugani cyangwa se muri urugero Kristo yatanze, ni uko nta kabuza imiyaga n'imivu izaza, imivu izatemba, imiyaga izahuha, kandi nta kibazo, nta cyaha na kimwe kizabarwa ku muyaga, nta cyaha na kimwe kizabarwa ku muvu, ahubwo uwubaka niwe uzabarwaho ikibazo. Bivuga ngo
ntabwo ikibazo ari ibyo unyuramo, ari ibihe unyuramo, ari ibyo uhura nabyo. Uwateguye iyi nyubako yateguye rwose ko imiyaga n'ibibazo bizaza, kandi ategura kubera ko inyubako yayifitiye icyizere, nta bwoba bwabyo afite. Azi yuko n'ubundi imvura iragwa ukajya mu nzu, n'ubundi umuyaga urahuha ukawuhungira mu nzu, kandi inzu zose ntabwo ziratwarwa n'uko umuyaga wahushye. Nawe niba warubatse neza ugasakara neza, ukaba mu nzu yawe yubatse ku rutare ariko gakiza, imiyaga izahuha, imiraba izaza. Nyiri gutegura uyu mushinga w'agakiza yari abizi ko imiyaga ihari, yari azi yuko imiraba ihari, ariko nta bwoba bwabyo afite, kuko azi neza yuko inyubako ye ayifitiye icyizere. Ikindi ni ukumenya ko inyubako zose, inyubako iyo ari yo yose wubaka, menya yuko izagenzurwa. Hahandi mu Bakorinto mu bice 3 umurongo wa 13 haratubwira ngo umurimo w'umuntu wese uzerekana, urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, ukaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu wo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe we azakizwa, akizwe nk'ukuwe mu muriro. Nibigaragare rero, kandi nawe ubibone inshuti mwene data, yuko umurimo cyangwa se uburyo turimo dukizwa, wakizwa uko ubyumva, wakizwa neza, ukubaka ku rufatiro. Menya ko udakwiye gutakaza imbaraga z'ubusa, ahubwo ukwiye gucukura neza ukagera ku rufatiro, kuko umurimo w'umuntu wese uzageragezwa, kandi uriya munsi uzerekana inyubako yawe. Ndakwifuriza rero kubaka ku rufatiro ari rwo Kristo, kandi ndagira ngo nkubwire ngo kubaka ku rufatiro bifite inyungu, kuko bimara ubwoba, bikazana umunezero n'ibyishimo, bikazana amahoro, bikazana ubugingo buhoraho, ndetse bikadufasha kutayoba inzira. Imana rero igufashe mu kubaka ku rufatiro rw'agakiza, kugira ngo inyubako yawe ibashe gukomeza guhagarara mu biza ugenda unyuramo, mu ntambara ugenda unyuramo, inyubako yawe ikomeze kuzirenga. Ndakwifuriza ko inyubako yawe yaba inyubako idakangwa n'imiyaga, idakangwa n'imiraba yose tunyuramo. Imana iguha umugisha, ikurebe neza, iguha amahoro yayo, ikwereke kugira neza kwayo, mu izina rya Yesu, amen.